Dore ubwoko bw'abakobwa abasore batereta byo kwinezeza gusa kugira ngo babenjoyinge ariko batajya batekereza ko bashobora gushyingiranwa nabo cyangwa se ngo bashakane. Uwa mbere ni wa mukobwa ngo icyo ushaka icyo ari cyo cyose nta kibazo. Bene uwo mukobwa ukunda gusanga bene uwo mukobwa nta mbago agira, ndetse kandi ikintu icyo ari cyo cyose umusore amubwiye ahita avuga ati oke nta kibazo rwose. Bene abo abasore barabaryoherwa cyane bya danje, ariko nanone abasore ntabwo bajya bakunda nyine umuntu utagize ikintu ahagazeho, umuntu wemera buri kintu icyo ari cyo cyose ngo bimeze neza nta kibazo icyo ari cyo cyose. Aho ngaho uba wavuye mu murongo sasa. Uwa kabiri, wa mukobwa uhora uvuga ngo wanguriye kino se wampaye iki. Bene abo bakobwa abasore barabaryoherwa cyane, barabaflexinga kubera ko isaha n'isaha uwo musore yakugurira icyo ushaka cyangwa se akakudabagizamo utuntu yarangiza mukajya kwishima. Gusa ukamenya ko abasore batajya bakunda nyine umuntu wumva ko ubuzima bwe bwose waba bya bindi by'ibyifuzo ngo wampaye. Uba wavuye mu murongo. Umukobwa wa gatatu, wa wundi uvuga ngo oya njye nitinyira inshingano zo mu rugo, ya mirimo yo mu rugo. Abo ngabo tayari ukibivuga umusore ahita avuga ati ewane, arakuryoherwa akakuryoherwa cyane, nyine ababona uri uwo kwinezeza cyane. Ariko ntabwo umusore, nese umusore ni gute yakunda umuntu wumva ko inshingano zo mu rugo nyine ngo atazishobora? Tayari uba wagiye. Uwundi, ba bakobwa bafite imyitwarire ya kigabo sasa, ubuzima bwabo bwose babaho barimo kugerageza kugaragaza ko nyine bahanganye n'abagabo cyangwa se icyo umugabo yakora nawe yagikora. Bene uwo nguwo umusore barinezeza bakarya isi bakagira gute, ariko umugabo buriya afata inshingano zo gushinga urugo kubera ko ashaka amahoro, ntabwo aba ashaka intambara. Uba wagiye. Undi mukobwa ngo niba bitari online tutabishyize kuri online ubwo ntabwo ari ibyanyabyo. Bene uwo nguwo buri foto yose afashe akeneye bafatanye n'uwo musore, akeneye like, buri kiganiro cyose agiranye n'umukunzi akeneye ko gitrendinga nyine online. Uwo umusore nyine abasore bakunda kuryoherwa bene abo ngabo, ariko nanone ntabwo baba bashaka babandi babazwe n'abantu bose bahora ku mbuga nkoranyambaga. Niba uri uwo uba wagiye. Undi, wa mukobwa udafite indangagaciro utagira n'imyitwarire. Uyu munsi uba usanga ari umukobwa usenga, nyuma y'ibyumweru 2 yahindutse yagiye kuryoshira hirya. Abo ngabo rwose umusore muraciringa mukaryoherwa n'ubuzima, ariko nanone ntabwo abasore n'abagabo bakunda umuntu nawe utiyizi. Uba wagiye. Bityo rero mariage ntabwo ari vibe no kuvibinga n'ibiki byose, ahubwo mariage ni ibijyanye na character cyangwa se imyitwarire.